iyo ntekereje cyane imibabaro ya Yesu, intimba mu mutima we yashengukaga ku bwacu, wa musaraba uremereye yawugwanye inshuro eshatu, yabambwa babazwa cyane ngo twebwe tubabarirwe. Kuwa nyuma w'iminsi 7 umusaraba isaha ya 9, ubwo nibwo umukiza yatanze ngiyi saha yo gutsinda. Yosefu na Nikodemu bamanuye umurambo wa Yesu, amarira atemba ku matama, bababajwe n'umukiza wabo. Nyuma y'iminsi 3 azutse, amarira yabaye ibitwenge, imva ya Yesu iri mu busa, dufatanye kuririmba intsinzi. Nyuma y'iminsi 3 azutse, amarira yabaye ibitwenge, imva ya Yesu iri mu busa, dufatanye kuririmba intsinzi. Impamvu bumuririmba n'umwami usumba ab'isi, abandi bahera mu bituro, we yarazutse ni muzima. Yanahise atangaza intsinzi, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyiringira naho yapfa hazabaho uwo mwami ashimwe. Kuwa nyuma w'iminsi 7 umusaraba isaha ya 9, ubwo nibwo umukiza yatanze ngiyi saha yo gutsinda. Yosefu na Nikodemu bamanuye umurambo wa Yesu, amarira atemba ku matama, bababajwe n'umukiza wabo. Nyuma y'iminsi 3 azutse, amarira yabaye ibitwenge, imva ya Yesu iri mu busa, dufatanye kuririmba intsinzi. Nyuma y'iminsi 3 azutse, amarira yabaye ibitwenge, imva ya Yesu iri mu busa, dufatanye kuririmba intsinzi. Nshima Imana cyane kubw'umusaraba wa Yesu, twe twari abanyamahanga, twashyizwe kure nk'ibicibwa. Kubw'umusaraba Imana yimuye imbago ngo tujye muri Yesu, abari ibicibwa turacungurwa, turi ibikomangoma by'umwami. Kubw'umusaraba Imana yimuye imbago ngo tujye muri Yesu, abari ibicibwa turacungurwa, turi ibikomangoma by'umwami. Abari ibicibwa turacungurwa, turi ibikomangoma by'umwami. Abari ibicibwa turacungurwa, turi ibikomangoma by'umwami.